buzima tubayemo hano ku isi, buri kinyabuzima cyangwa ikiremwa gifite inshingano zihariye kandi z'ingenzi. Twararemwe gusa nkaho bidahagije, natwe twiremeye ibidufasha koroshya ubuzima ndetse no kubaho uko tubyifuza. Ikiremwa muntu cyangwa ikinyabuzima gihumeka twaremwe n'Imana. Gusa ubajije nka telefone yawe cyangwa mudasobwa ntiwabona ibisubizo nk'ibyo, kuko ibyo byose byaremwe na muntu. Ibikorwa bya muntu ntibyagarukiye ku isi gusa, ahubwo byakomereje no mu isanzure. Hari ikiganiro turi gutegura aho kizavuga ku isanzure. Ibikorwa bya muntu bigaragara mu isanzure ku bwinshi ni satelite. Satelite nicyo kiganiro twateguye kuvugaho uyu munsi. Ushobora gutangazwa nuko hari satelite zirenga 4900 zihora zizenguruka isi buri munsi. Mu ngano, uburemere, umuvuduko, icyerekezo ndetse n'ibindi, satelite zitandukanye cyane bitewe n'inshingano zifite, nazo zitandukanye ubwazo. Ibibazo bituza mu mutwe cyane: ese izo satelite ziba zifashe kuki? Zikora zite? Zikora iki? Ese imirimo yazo irangiye zigarurwa ku isi? Muri ibi turi kuvuga byose n'ukwezi ni satelite y'isi, ariko iri karemano. Twe turi kuvuga kuri satelite zaremwe na muntu, artificial satellites cyangwa man-made satellites. Ibi byose turabigusubiza muri iki kiganiro. Nitwa Agaba. Abakoze satelite babiteguye neza ku buryo satelite iguma mu mwanya wayizengurukiramo, ari wo bita orbit. Isi ifite rukuruzi niyo ituma natwe tuguma ku isi ntiturerembe mu kirere. Rukuruzi y'isi nk'izindi rukuruzi zose, uko ijya kure niko imbaraga zayo zigabanuka. Ibi bitwereka neza ko satelite zizengurukira hafi y'isi ziba zigomba kuzengurukira ku muvuduko mwinshi ugereranyije n'izizengurukira kure y'isi, kugira ngo zikomeze kurwanya imbaraga rukuruzi z'isi, gravitational pull. Iyo satelite yoherejwe iva ku isi nibwo ihabwa n'umuvuduko igomba kuzazengurukiraho bitewe na orbit izaba irimo. Bitewe n'uko muri space nta rukuruzi ihagera, satelite izakomeza kuzenguruka idakeneye izindi mbaraga kuko nta kindi kizayihagarika. Satelite zoherezwa muri low earth orbit, medium earth orbit na geosynchronous earth orbit. Ngizo orbit zishobora gushyirwamo satelite. Hari agace gatangaje cyane muri space kitwa Van Allen belt. Ni umukandara uzenguruka isi wuzuye imbaraga zitakwemerera igikoresho cya electronique kubaho. Niyo mpamvu bidashoboka ko satelite yazenguruka isi iri mu mukandara wa Van Allen. Ntabwo bishoboka guparika satelite muri Van Allen belt. Satelite yoherezwa muri orbit runaka bitewe n'intego ndetse n'icyo iyo satelite igiye gukora. Niba satelite yarubakiwe kugenzura cyangwa kureba isi, Earth observation, GPS, Global Positioning System, cyangwa iby'indangahantu, iteganyagihe, ubushakashatsi n'ibijyanye n'itumanaho rya telefone hakoreshejwe satelite, ibyo byose bizagena aho satelite igomba kuba iri kuzengurukira bitewe n'inshingano zayo. Low Earth Orbit yegereye isi ku butumburuke bwa kilometero 160 kugeza ku 2000, ikaba izenguruka isi mu isaha imwe n'igice. Satelite iri kuri ubwo butumburuke iba yegereye isi cyane ku buryo itabasha kureba ahantu hanini cyane ku isi. Birumvikana neza ko kugira ngo babashe kugenzura isi yose neza, hazakenerwa satelite nyinshi ku mpande zose z'isi. Isi ntabwo ari ahantu harambuye ku buryo satelite imwe yabasha kuyigenzura igihe kimwe. Medium Earth Orbit iri ku butumburuke bwa kilometero 2000 kugeza ku 35786. Izo ni kilometero uvuye ku butaka. Satelite ziri muri Medium Earth Orbit zizenguruka ku muvuduko munini cyane. Muri MEO, satelite 24 nizo zikenewe kugira ngo isi yose babe bayifite mu biganza. Amasaha 12 ni izi satelite zikoresha kugira ngo zibe zimaze kuzenguruka isi. Uyu muvuduko ntiwabasha kuyumvisha. Satelite zishinzwe GPS, Global Positioning System, nizo zizengurukira muri MEO. Geosynchronous Earth Orbit ni orbit iherereye ku butumburuke bwa kilometero 35,786 kuzamura, ikaba igendera ku muvuduko nk'uw'isi. Bisobanuye neza ko satelite ikoresha neza amasaha 23 n'iminota 56 n'amasegonda ne kugira ngo ibizengurutse isi. Muri Geosynchronous Earth Orbit hari agace ka orbit kitwa Geostationary Orbit. Satelite iri muri ako gace igendana neza na ekwateri y'isi, umurongo ugabanya isi mo kabiri. Ni ukuvuga ngo iyo satelite bisa nkaho itagiva hiri, igendana n'isi neza ku buryo aho iri uyu munsi ari naho yahoze umwaka ushize. Iyi satelite ni ikoreshwa mu bijyanye n'itumanaho rya televiziyo,
television broadcasting. Niyo mpamvu tudakenera guhora duhindura antene zacu buri munsi kandi tukabona amashusho ako kanya live. Muri geosynchronous Earth orbit, satelite 3 zonyine zirahagije ngo isi yose babe bayifite, bitewe n'uko iri ku butumburuke buhagije kandi kubera ko isi ijya kumera nk'igi ni umubumbe. Niyo mpamvu satelite imwe bidashoboka. Imbere muri satelite hari icyitwa transponder, ni agakoresho gashinzwe kwakira sinyari ziva ku isi kakongera kakazohereza ku isi. Muri make transponder niyo yifashishwa mu guhererekanya amakuru kuva muri satelite aza ku isi cyangwa kuva ku isi ajya kuri satelite. Ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa muri satelite, amahitamo yayo gukoresha bateri ndetse n'imirasire y'izuba. Witegereje satelite neza iba ifite pano solaire zihagije. Izi nizo zitanga umuriro w'amashanyarazi uzakoreshwa imbere muri satelite kugira ngo ikomeze imirimo yayo. Muri orbit satelite ziba zirimo nta joro cyangwa amanywa bibamo kuko izuba rihora rihagera, ahubwo rimwe na rimwe hajya habaho ubwira kabiri. Niba uri kubyumva neza, kugira ngo tubone ijoro cyangwa amanywa ni uko igice kimwe cy'isi kiba gikingirije isi ubwayo tukabasha kubona ijoro kuko izuba tuba tutakibasha kuribona. Ariko aho satelite ziba ziri nta na rimwe isi igikingiriza izuba, aho izo satelite ziri niyo mpamvu hatajya hagera umwijima. Mu gihe habaye ubwira kabiri rero, aha niho bateri zitangira gukora akazi kazo, zitanga ingufu z'amashanyarazi kuri satelite. Kuri satelite habaho icyitwa sun sensor, ni udukoresho tubasha kumenya neza ahantu izuba riri, akaba ariho satelite yerekeza pano solaire zayo. Ibi rero bituma satelite ibasha gukurura imirasire y'izuba ihagije. Ese nawe ujya wibaza uko bigenda iyo satelite ivuye mu mwanya wayo? Nta kindi kiba uretse kubura sinyari ziva kuri iyo satelite kuko iba yavuye mu mwanya wayo yari isanzwemo. Kwirinda ibi bibazo rero, satelite bifite icyo bita thrusters. Bitewe n'aho bashaka kwerekeza satelite kandi ikaba ifite thrusters ku mpande zose, bacana thrusters runaka zigaha satelite imbaraga n'ubushobozi bwo kwerekeza mu mwanya wabigenewe kuko isunika satelite. Fuel cyangwa ibicanwa bikoreshwa na thrusters bibikwa mu ngunguru zabugenewe. Ibi kandi bigenzurirwa ku isi nk'uko satelite bakomeza kuyikurikirana bari ku isi kugeza irangije akazi kayo. Waba utekereza ko satelite ihoraho iteka? Oya, nta kitagira iherezo. Ese iyo biyirangiranye igarurwa ku isi? Imyaka myinshi ishize abatuye isi duhorana ubwoba bwinshi bw'uko byagenda hagize ikintu icyo ari cyo cyose gituruka hanze y'isi kikaza mu isi yacu. Bitewe na rukuruzi y'isi, icyamanuka mu isanzure cyose kikinjira mu kirere cy'isi ni ukugwa ku isi butosho nta gitangira. Niba muzi byabaye ubwo indege ya Ethiopian Airlines yagwaga butosho ivuye mu kirere, ni nka kuriya satelite yamanuka nubwo ishobora kuza iri kwaka umuriro bitewe n'umuvuduko uhambaye. Kwemerera satelite itagikora kugaruka cyangwa kugwa ku isi nticyaba ari igitekerezo cyiza. Ibi rero barabyirinze, hakoreshwa thrusters nanone twavuze haruguru. Twazigereranya na shampoma y'ikinyabiziga ibaye irekura bimeze nk'umuriro aho kurekura umwotsi. Kubera pressure cyangwa imbaraga nyinshi zibasha gusunika satelite mu kindi cyerekezo gitandukanye n'icyo yari iri kugendamo cyangwa gitandukanye n'icyo zo thrusters ziri kwerekezamo. Izi thrusters nizo zikora akazi ka nyuma kuri satelite, ziyijyana mu buruhukiro aho igomba kuruhukira mu isanzure, ikajya kwifatanya na meteors, comets n'ibindi bihora bizenguruka mu isanzure nta herezo. Kuva ku isi satelite ntizamuka nk'indege. Hari ibyo nagereranya nk'imashini biba hake cyane ku isi bishinzwe guhagurutsa cyangwa kurasa ibyogajuru. Icyogajuru nicyo kigendamo satelite, kiraswa nk'uko barasa igisasu. Icyogajuru kigenda kigabanya imizigo kugeza aho mu isanzure hagerayo satelite yonyine. Gusa ibice byinshi by'icyogajuru bigaruka ku isi. Ibijyanye n'ibyogajuru nabyo tuzabivugaho ubutaha. Satelite ahanini ziba zikoze mu binyabutabire bya titanium cyangwa aluminium, byose ari ukuyifasha kuba ikomeye bihambaye ndetse yoroshye. Ibi ni ibijyanye n'uburemere, ikaba yoroshye kandi ikomeye bihambaye. Mwakoze gukurikirana ikiganiro cyacu. Nitwa Agaba, nishimiye kubana nawe. Ubufasha bwawe burakenewe. Niba wumva nawe ko ibi byafasha abandi, ukore subscribe, like, comment ku biganiro wumva ko twazavugaho ubutaha, ukore na share n'inshuti zawe nazo zibimenye.
mwakoze kudukurikirana.